mwari mwahura n'abajepe ubundi nari nambaye nk'abajepe uyu munsi bari batipe nibo muntu bonyine bambara neza bigapfira ku nkweto yambara costume ipashije ishati y'umweru karuvati ukajya butini noneho akajya guhisha kafite imbunda akajya agira ngo arayibereye gutya hose umuntu ari kumisha akayifite cyangwa ari kunyereka akayifite bari abatipe hari uwo twahuye mwereka ibyangombwa nari mfite ikarita yo kwinjira ahantu nari ngiye ngo niwe ndaruhutse Merci ndamubwira ni njyewe niwe Merci ndaruhutse ni njyewe niwe ndaruhutse toya ati rose uyu ninde turi kuvuga none njye nitwa ndaruhutse Merci rose niwe Merci nangera kureba njyewe iyi badge bari abatipe bakubaza ibintu rose waruje hehe nanje hano muri convention center uje convention center cyangwa ugiye mu mujyi tinuko muti nsize hano rugure ko ngemenye ibintu naje mu byabere mu yarangiza akajya korokona ati ngaho utambuka man abatipe baraka ehe. Ladies and gentlemen, put your hands together for Kireko the comedian yavuye Kibungo. Mama shime cyane kabisa. DJ Kuramo. Uyu munsi kuva Kibungo byari hatari naje n'imodoka ya ruswa. Bari abantu n'abana beza mujye mubaka lift barazitanga. Amasaha ageze mu mfotore ntahe bwanyiranye. Ano mafoto nyashyira gitifu niyo mpamvu ntakoze nageze kuri stage. No kubwizo mpamvu no mu nama y'akagari nsigaye nicara kuri twa dutebe tw'imbere. Noneho nabaye umusitari mu kagari. Iyo ngiye mu isoko guhaha bitewe n'ubushobozi buke ngura inyanya z'ibimene. Bampagaze mu isoko ni kujya ndembuza umucuruzi nanyujije akaboko mu kwandi wemwe zadesa zade nari maze iminsi ntazi naha tumaze iminsi tuburana na Papa Isambu byari hatari urubanza kurutsinda byari bikaze. Papa afite urupapuro yagurishijeho isambu 2-3 twe tukagira icyangombwa cyayo. Noneho niwe wagiye kuturega. Yagiye kuturega ko dufite ibyangombwa by'isambu itari yacu yarayigurishije. Noneho kuri urwo rupapuro rw'ubuguri murabizi iyo umuntu yagurishije isambu hazaho abantu b'abagabo basinyaho. Mu bari abo bagabo umuntu wa bugufi yapfuye yishwe na covid. Noneho baramubajije none mama w'aba bana katasinye ugurisha ino sambu. Impamvu mama atasinye ngo 2-3 bari baramuroze yaragiye kumuvuza. Amafaranga y'iyo sambu niyo yamuvujemo. Na n'ubu ruracyageretse niko babivuga. Katsuhuze ba Jafeti ntarabona ino platform ya Genizi yagize kumwiyandikirishwa mubaza ngo ako gapira kanditseho bigomba guhinduka umuntu yakagura ati kugira ngo mpure nawe tuganire. Rumaga salute yana wakoze ibisigo byiza
ariko sindabyumva. Impamvu mvuze ko ari byiza, n'amaso arareba akabona ibintu byiza, ariko birahenze bya hatari. Uzashyireho uburyo twatugura igisigo mu mikarago. Buriya ibintu byo kwandika biragora, biravuna bya hatari, kandi abantu benshi burya ni n'abanditsi, ubaruye ukagenzura ukareba, uretse ko ibintu bandika ntacyo bimaze. Uzaba ari abasinzi barara banditse 8 mu muhanda, nanone ubarure urebe ingaragu zirazanditse 4. No, nanjye maze iminsi nandika igitabo, ariko cyari cyo kudefanda. Mu minsi ishize nakoze pre-defense, hari ukuntu abantu bajya babura umwanya wo gukora ku bintu by'ibitabo, nawe ukabona icyo umuntu yanditse ugahita uterura ugakora kopi, ukaba ugenda uvanamo utuntu tumwe na tumwe. Hari umujama twigana yakoze kopi, abantu banditse igitabo ukuyemo Merisi utaracyandika n'abandi nka bake. Hari agace bita limitation, imbogamizi wahuye nazo igihe wandikaga igitabo. Jama yakoze kopi, igihe kiramufata, aho hantu atarageramo. Sasa rero bamukosora, basanze imbogamizi ya mbere yahuye nayo, kubera yakoze kopi y'igitabo cy'umukobwa ngo yari atwite. Amasaha yakuze ni ikireko comedian.